itegeko risohotse ryo kwemerera abana guhera ku myaka 15 kuringaniza urubyaro. Ayiwe. Ejo hashize mbona uwo bita Karidinali Kambanda umushumba mukuru. Ni harya Karidinali Kambanda n'umushumba mukuru wa Kiliziya mu Rwanda Gatolika. Ati ibyo bintu rwose bitari mu burere, ati mutekereze uwo muntu umugore uzamuvamo w'ejo hazaza. Yatangiye kuringaniza urubyaro ku myaka 15. Bamwe bati byari bikwiriye ubusambanyi bwabaye bwishi mu bana bakiri. Atutwana tuduti doko agira confusion mu mutwe we, ariko muri kwa kugira confusion mu mutwe we, nyuma yaho namara gusobanukirwa n'ibyari byo azavuga ati kumbe mama yanjyanaga kugira ngo ningira umuntu ndyamana nawe ntazabyara, ntamuzamuzanira kana, ntazamuzanira umwuzukuru. Ibaza noneho uyu mwana w'umukobwa wagiye muri planning familiale ku myaka 15 akazagenda agakubita imyaka 38 atarashaka, agatangira kwifuza uwo babyarana, yaramaze kumenya ko ibintu yabyinjiyemo ku myaka 15. Hanyuma ku myaka 38 ari gushaka uburyo ki yabona umwana akabura. Nongeye kuba ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri Mama Mignone Official. Nimba uri kuri The Blessed TV karindwi, ndagusabye hanyarukire uhakore subscribe. N'umubyeyi mwiza yitwa Mama Perezida Marene w'aba Marene, Mama Mignone Official. Mama Mignone Official. Tuguhaye ikaze. Turishimye cyane. Abadukurikiye mwese turabasuhuje. Abamajyaruguru turabahobeye cyane. Mu majyepfo namwe turabasuhuje. Iburasirazuba n'iburengerazuba. Mu ntara ya diaspora. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Uko mudukurikira mwese turabakunda. Niyo mpamvu tuza kubagezaho n'ibi biganiro byiza byo kugira ngo tugende twubakana. Yego. Ibintu birusho kubasawa cyane rwose. Barangubwira ngo ujye unkundisha abantu bawe bankandira akanyenyeri reba. Sha abantu banjye nibakunda Sitianta. Abantu banjye nibagukunde rwose. Bankunde rwose. Ubundi reka nkubwira urukundo ni urwa mbere shiti yanjye. Cyane rwose. Ko nanjye mbakunda se. Urukundo ni urwa mbere. Uzarebe kandi umuntu ugira urukundo ahorana umunezero, ahorana ibyiza, nta minkanyari, nta. Yego. Aka kavurura kabona harya aka kavura ntako bita insindagira bigega. Ariko uzi ko ari byo. Iyi ni insindagira bigega kubera ko abantu baba baramaze gusarura. Baramaze no kuhura, baramaze kubikura mu mbuga, barabishyize mu bigega. Iyi mvura rero igwa niyo bita insindagira bigega. Yaguye ubushize mu minsi yashize bayitaga impungiramirara. Impungiramirara. Iyi ni insindagira bigega. Kera sha abantu bagiraga ntuzi. Babaga babizi cyane. Noneho ikiza byabaga biriho. Namenye inkomoko y'ahantu bita Gahini muri Kayonza. Urahazi? Gahini byatenze gute? Ngo impamvu bayise Gahini ngo kera abantu basuhukiragayo bakajya guhahirayo, abandi bakajya guhingayo buriya kiriya gice cy'iburasirazuba cyareraga. Hanyuma kubera ivumbi ryinshi no gusarura ibishyimbo byinshi n'amasaka bagahura saa 9. Uduhini ngo papa saa 9 za mu gitondo. Bahurisha bawita umuhini. Bayita umuhuzo, bakabyita ikibando. Sibyo? Ubwo n'umuhini. Yego. Nta rindi zina? Reka nivugira umuhini. Hanyuma abantu bajyayo nabo mu gitondo bazindutse hariya za Rukara, za Kawangire, hariya hose abantu bikayonza nyine hari agace k'Igahini baba bari kwazamuka ngo bahuraga cyane. Urango nibo bantu bagira ububyutse mu bintu byose, ngo ni naho ububyutse bwahereye buriya. Abantu bakumva iyo mihini ihura bakajya barangirana nka kwa kundi bandikirana gutubaro ati ntugera Igahini ahantu imihini iri kuvuga ati wahageze ryari, ati nahageze Agahini hahantu Agahini kavuga. Arawati rero guhera uwo munsi tuhita Igahini. Bahita bahita Igahini. Abatugeze atubugeze Igahini kabisa. Yego babaga bahura rero bameze neza. Ariko uyu mwaka abantu ngo bararumbije bihangane butaha bazeza.
tugiye kuganira rero ku biganiro byacu ku gacano kacu aka gacano kacu agacano k'abanyarwanda ejo bundi numvise Bishop Brigitte ari kubivuga narasetse ndavuga ati mana we Brigitte ukuntu mba mwikundira ariko bataka agacano kacu agacano k'abanyarwanda ariko bari abana babivuga neza by the way bagira uburyo babivuga n'uburyo babyitwaramo kumva birababereye buri wese agira inyogo ye natwe rero reka twoge gutya mu minsi yashize cyangwa mu minsi mike ishize ngo nibwo itegeko risohotse ryo kwemerera abana guhera ku myaka 15 kuringaniza urubyaro. Ejo hashize mbona uwo bita Karidinali Kambanda umushumba mukuru. Harya Karidinali Kambanda n'umushumba mukuru wa Kiliziya mu Rwanda Gatolika. Ati ibyo bintu rwose bitari mu burere ati mutekereze uwo muntu umugore uzamuvamo w'ejo hazaza. Yatangiye kuringaniza urubyaro ku myaka 15. Bamwe bati byari bikwiriye ubusambanyi bwabaye bwishi mu bana bakiri bato. Amenyo ibi bintu ababishyizeho n'inzego zitureberera buri ababitekereje. Abandi baturaya bugiye kuba bwishi nabonye na politike y'Abashinwa aribo bambere bageraga polisi ya one child per family. Uwo muntu kubyara bamuha amafaranga. Nuko Abashinwa bagira abasizi mu Bushinwa ho hari generation izageraho babura abantu. Kuko abantu bose bazaba barabaye basaza abavutse ari bake. Ibyo bishobora kuzagera igihe kibaho. Ayo barabitangiye ubu urabyara wiyemeje kubyara bagukubita urufaranga. Ibihumbi 15 ku mwana wavutse by'amadolari. Amafaranga ni menshi. Amafaranga ni menshi pe bayazanye mu Rwanda ukareba ukuntu abantu bahita bahinduka baherwe. Wowe urabona ibyiza byo kuringaniza urubyaro ku myaka 15 n'ibibi byo kuringaniza urubyaro ku myaka 15 mu gihe kiri imbere mu Rwanda rwiza rw'ejo hazaza cyangwa rw'uyu munsi abantu bari gutegura. Se buriya ibyiza ni ibihe di? Ibyiza byo kuringaniza urubyaro ku myaka 15. Umwana muto rwose uzajya ubona. Ikimwe cyo nukugira ngo ababyeyi bareke kugira agahinda niko nabyita. Kuko umwana ubyaye ku myaka 15 agahinda k'umubyeyi we gashira gatinze. Icyo ni icyambere. Icya kabiri wenda nabivugaho ikiza cya byose Mana nyagasani ndaza kubona ari ikihera. Kugira ngo hari abana batazavuka ari benshi mu gihugu. Ubwo ibibi nibyo byishi nibyo tugiye kuvugaho rero dutanga igiti. Ariko kuringaniza urubyaro ku myaka 15. Umwana w'imyaka 15 akaba yishyizemo agapira. Ese umubwira ngo najye kururinganiza gute? Niko nyine nkanjye w'umubyeyi. Umwana w'imyaka 15 nzamubwira ngo tugende ujye kuringaniza urubyaro gute? Ababyeyi aruringanizanye se nande? Ajyane nande se kururinganiza? Ubwo birasobanura ko ari giye umubyeyi uri bumuherekeze. Ariko nubwo ndiye mubyeyi ndi bumuherekeze ambajije ati ndaruringaniza kubera iki mama? Ndaruringanizanya nande? Ndaringaniza urubyaro rwangezeho. None se ndaringaniza abo ntabyaye? Harimo ibibazo byinshi. Ariko kuringaniza urubyaro ku myaka 15 nshuti yanjye. Biriya bintu z'ubundi sinya numva ngo bitera n'ubugumba. Kururinganiza hakiri kare. Ko byumva. Nuko mbyumva. Kubera ko ibyo ntago nabyize nta n'ubushakashatsi nigeze mbikorera. Nta na project nigeze njya mikora kuri ibi ngibi. Burya hari utuntu njya mvuga bitewe n'akazi nagiye nkora ngasanga birimo birahura. Ariko ibigendanye no kuringaniza urubyaro byo ntaho nigeze mpurira nabyo. Gusa kuringaniza urubyaro ku myaka 15 ntekereza ko ntago ari byiza. Ntabwo ari byiza. Cyambere cyo ubwonko bw'umwana sinzi uburyo kiraba wabuteguye naho buri bumwerekeze. Ese uyu mwana w'imyaka 15 yego mu ishuri barabyiga ariko bakabyiga ku buryo navuga ngo buba bugize uyu mwana bitewe n'umuryango akuriyemo akazakura
akazagera wenda ku myaka 20 yatangiye gusobanukirwa ni gute umugore yaringaniza urubyaro, biterwa n'izihe mpamvu, ni ukugira ngo atazagera igihe cy'uburumbuke akaba yasama, ubwo atangiye kugera mu myaka 20, mu myaka 21 bitewe nanone n'umuryango yakuriyemo. Kuri iyi myaka azatangira yicare aganire na mama we ati kuki wandinganirije urubyaro mu myaka 15, mama we azamuha ikihe gisobanuro. Birasaba iki? Ibi bintu birasaba kwigisha ku buryo bukomeye kugira ngo uyu mwana nahura n'iyi myumvire amenye icyo bisobanuye. Hanyuma uyu mwana namara kumenya icyo bisobanuye aravuga ati none uze ko naringanije urubyaro byarangiye, ati papa ngwino tugende nararuringanije ntabwo ndi butware inda. Ibintu bibe bitangiye kumworohera. Gusambana bigira intego, abigira iturufu kubera yuko nta mwana ari bubyare. Akaba ariyo mpamvu rero ndi kuvuga ngo birazamo ibibazo byinshi, ibibi byinshi, kuko d'abord hari ukumanza kumenya ukuri busobanurira uyu mwana, wamaze kumusobanurira buryo ki umwana byakiriye, ubwonko bwe bwari bwagera ku gipimo cyo kwakira ibyo bintu. Hari umushuti wanjye utuye muri Canada, twavuganye mu minsi yashize ari kumbwira ati twebwe inahangaha muri Canada umwana kubera ko afite uburenganzira bwo kuryamana n'umuntu uwo ari we wese, ati cyane ko aba yaratangiye no kubitekerezaho no kubyumva bageze muri adolescence, naho ku myaka 18 umwana ajya kuboneza urubyaro nk'uko ku myaka 16 umwana ajya gufata irangamuntu mu Rwanda. Urabona umwana ukiri muto, hari akana kacu yaratangiye yumvaga kugeza ku myaka 16 bitinze kugira ngo ajye gufata irangamuntu. Rero uwo mushuti wanjye wo muri Canada yarari hambwira ati inahangaha umwana w'imyaka 18, umwana w'imyaka 10, umwana batangiye kuvuga ngo ndi hafi kuzuza 18 ngo kugira ngo njye gufata ntuza ibinini byo kuboneza urubyaro, cyangwa nawe abe atangira ajye muri planning familiar. Uyu mwana rero utangiye kujya muri planning familiar ku myaka 18 aba yarigishijwe biriya bihugu tuzi ko byamaze gutera imbere ku buryo kubyigishwa ari ikintu cyoroshye. Ariko mfatira umwana wa gishamba shaye, fata umwana wa nyankenke wiragirira ihene akajya kwiga muri 9 yataha akajya kuragira ihene no kuvoma. Uyu mwana uramwigisha ibintu bya planning familiar araza kubyumva, kandi iri tegeko nirisohoka ko ritazasohokera abanyakigali gusa, izasohokera abana b'igihugu cyose, cyane cyane babyigisha no mu mashuri. Hanyuma ikindi gikurikiyeho, ibi bintu niba bigomba kwigishwa birasaba ko abanyamadini babigiramo uruhare mu kubyigisha. Abanyamadini bari kubitera nyine umugongo ukurikije icyo Karidinali Kambanda yavuze. Karidinali buriya iyo yavuze burya na pasiteri ahita yumva. Ni ukuri uriya n'umugabo w'icyubahiro. Twari dukwiye umwanzuro we yavuze, ari nayo mpamvu turi buze kuvuga. Aravuga ati igikwiriye ni ukwigisha aba bana kwiyubaha n'indangagaciro. Yego. Ariko kugira ngo buriya impamvu nari mvuze ngo abanyamadini babigiraho uruhare, buriya niba hari ikintu kigira influence, niba hari umuntu uvuga kumvwa, buriya abanyamadini barumvwa ku buryo ashyira amati babyeyi mushishikariza abana banyu. Buriya uzi ikintu umunyedini yigishije ku cyumweru mu rusengero, kwa gatanu mu musigiti, kwa gatandatu mu badivantiste, pasiteri w'abadivantiste agahagarara hariya akavuga, abadivantiste bose barabigenderaho bahita bamutenga. Ikintu shehe yajya hariya akavuga, tabatante Kristo, ikintu pasiteri muri ADPR Nyarugenge ari buhagarare hariya akavuga, ikintu padiri Saint Michel Sainte Famille Regina Pacis ari buhagarare akavuga. Ibi bintu babyumva vuba, kuko aha ni ahantu abantu bajya batabahamagaye. Ariko buriya hari akantu kamwe mutarabona. Ibaze kuba sitiyanta nshobora kwicara ngatanga invitation ngatumira abantu ntibanyitabe, nkaba nanaguhamagara kuri telefone, nkabahamagara umwe nkahamagara babiri, aba bantu ntibanyitabe. Ariko uzareba iminsi yo gusenga abantu bagenda ntawe ubahamagaye. Niyo mpamvu rero abayobozi b'aba bantu iyo bavuze barabumva. Buriya abanyamadini ikintu bavuga cyakumvikana cyane, kugira ngo ibi bintu bizafate bigire n'agaciro ndetse n'igihugu cyose bizabashe kumvikana mu gihugu cyose. Nibamanze bajye hariya bigisha abanyamadini
abanyamadini nibamara kubyemera n'abantu bazabyumva ubwo bazayigisha bagendeye no kuri za ndangagaciro no gutangira kubimvisha ububi n'ibyiza n'ibiki byose ariko niba abanyamadini batari kubyumva bizagorana kugira ngo n'abantu babyumve ariko nanone kugira ngo bigere ku bantu rusange babyemere naho hazakoreshwa itegeko ingaruka zizabizamo n'ubundi ziba ari zombi kuko umwana w'imyaka 15 ntaragira ubwonko bwo kwakira ibi bintu ashobora no kubyakira akabijyamo yirukanka nkuko nari ngubwenda umwana wacu yahoraga avuga ngo imyaka 16 izagira ryari ngo afate irangamuntu izagira ryari ngo afate irangamuntu igihe cyaje kugera agiye kwifata nyine ukabona n'ibintu bikomeye yishimye yagiye kwifotoza n'ibiti byose ukabona n'ibicika ariko uzarebe buri iyo umukobwa amaze kwigira hejuru mu myaka 35 aba yibaza icyatumye afata irangamuntu yakavuze ati wari gusubirayo nkayifata ku myaka 20 ubu ngubu bakaba bari kumubwira ko ufite imyaka aribwo ndi kugera 25 kubera iki igihe yishimiraga kwakira cya kintu ubwonko bwe ntibwamwerekaga imbere bizabaho n'uyu mwana rero ashobora kuzishimira kwinjira muri ibyo bintu bya planning familiale ku myaka ya 15 ati ngiye kuringaniza urubyaro atangira itekereze atutwana atuduki donc agira confusion mu mutwe we ariko muri kwa kugira confusion mu mutwe we nyuma yaho namara gusobanukirwa n'ibyo ari byo azavuga ati kumbe mama yanjyanaga kugira ngo ningira umuntu ndyamana nawe ntazabyara ntamuzamuzanira akana ntazamuzanira umwuzukuru ibaze noneho uyu mwana w'umukobwa wagiye muri planning familiale ku myaka ya 15 akazagenda agakubita imyaka 38 atarashaka agatangira kwifuza uwo babyarana yaramaze kumenya ko ibi bintu yabyinjiyemo ku myaka ya 15 hanyuma ku myaka 38 ari gushaka uburyo ki yabona umwana akabura urubyaro kuko kubura urubyaro byo ni ibintu bisanzwe uyu muntu nabura urubyaro yarinjiye muri planning familiale ku myaka ya 15 azatangira gukondana wa wundi babimwinjijemo ese aramutse anashakiye igihe agashakiriye 18 yagiyeho uyu munsi iwacu mu Rwanda ku myaka 18 urashaka rwose uramutse uri umukobwa ndamya nashidikanya umugabo ni 21 hari umugore wazamuvamo yavamo umugore mwiza w'icyitegererezo wa mukobwa atangiye kuringaniza ku myaka 15 umwana w'imyaka 18 ayaratangiye reka mubwire City Hunter kera ba nyogokuru kera babandi bose dukomokaho bashakaga kuri iyo myaka 15 imyaka 16 umukobwa yabaga agiye gushaka imyaka 17 18 ariko hari ibintu tugiye kwibuka tugiye kwibuka ko uyu mwana yakubiriraga ku bibero bya nyina areba nyina uko kubura afasha nyina kujya gutera imigozi afasha nyina kujya gutera intabire y'ibishyimbo doko utwo turimo twose tuzi uyu mwana w'imyaka 15 yabaga azi kujya kwahirira ihene azi ku kijumba kinini kiririgana patro w'urugo akajya gukura ibijumba yarangiza kuvuga ati ibi bijumba nitubiteka papa buriya ni uri bubite icyo kintu uyu mwana yabaga akizi kuko yakuriraga ku bibero bya nyina ajyana na nyina muri iyi mirimo ndetse umwana w'imyaka 6 aherekeza mama we mu murima agiye kurera karumuna ke nyina yabaga ahetse nyina agahinga bireba agakura ibijumba bireba akikorera inkwa bireba uyu mwana agakurira muri icyo kintu azi ko abagore ari uko nguko babaho uyu mwana rero ku myaka ya 15 yabaga yaramaze gukura kuko yabaga azi guheka umwana sibyo se yaherekezaga nyina mu murima akamenya uko baheka umwana w'imyaka 15 abazi guteka ndacyavuga abana bo mu cyaro sibyo cyangwa umwana wakuriye kuri icyo kintu niyo mpamvu umwana w'imyaka 16 yabaga yarakamiritse ugushaka nta kintu byabaga bimutwaye ariko uyu munsi umwana w'imyaka 18 azi kujya muri sala akicara cyakora agafungura televiziyo azi no kujya kuri chat uriya no kumubwira koza isahane yaririyeho biragoye uyu mwana ibyo bintu abikora yaje muri vacances byo kureba televiziyo no kujya kuri chat ikindi gihe cye ni ikihe cyo mu mashuri uyu mwana watangiye ku myaka 3 ari kujya muri maternelle akazamuka primaire akaba yinjiye secondaire urashaka kumbwira ngo nashake ku myaka 18 ubundi nabwo yaranaboneshe kuri 15 icyo azashobora mu rugo ni igiki kumugabo azavuga akajya avuga ati mvaho nisangiye mama
hari abubaka da ku myaka 18 se bagakina iby'abana bagera byibura nka 25 umugabo ari umunyabwenge agatangira kumujyana mu mirimo genda mukaruma yasindira mu rubyiniro akajya kumureba ariko uzi stress z'urwo rugo urabyakira kuba waramukunze usiga ubona abasaza umusaza ugishaka uwo bangana cyangwa warushije mukeya yigira mu twana dutoya ariko bajye bashaka abana batoherega nibwo bagezweho nese urajya gushaka umukecuru utabasha kugira icyo akora imigongo yacitse si nk'ibyo byose umuntu ukuze aba yaracitse umugongo atakibasha kugira n'imirimo akora atakibasha kwihuta urajya gushaka umuntu wacitse umugongo mu bigenze gute nyane nabajije ngo uyu mwana wafashe wagiye muri onapo waringanije urubyaro ku myaka ye 15 yazashinga urugo rugakomera ntago rwakomera tubyemeranyeho ntago rwakomera icyo ni igitekerezo cya mama Mignone nuko mvuze ngo tubyemeranyeho mwebwe ntago muri bubyemere ndabitekereza sibyo ariko impamvu ntabyemera ngiyi uyu mwana watangiye kuboneza ku myaka ye 15 deje ubusambanyi yatangiye kubwinjiramo aziranye n'abagabijana twemere n'imitekerereze ye arajya kugera ku myaka 18 amaze kumenyana n'abagabo barenze 100 kuko ntacyo yikanga ntandari kwikanga sida nta muntu ukiyikanga iyo site ninde wakubwiye se ko iteye ikibazo kushobora kuyibana n'imyaka 100 hari ikibazo kibirimo sida koko ma nta kibazo cyayo twagiye twikomera ndego noneho rero uyu mwana ubayeho gutyo kugira ngo azajye kubaka urugo rukomere biragoye ikindi namanje kuvuga ngo turebe n'imitekerereze yaho igeze ikindi abashije gukora iki uyu mwana ko yakagombye kuba ari mu ishuri ari kwiga none utangiye kumwinjiza mu byo kuboneza urubyaro uratangira kumubwira uti no ku myaka 18 uzashake ntago ndi gupinga abatora amategeko ntago nabapinze ko n'ababyeyi ngo barabihamya abatora amategeko cyane bamwe ko mufite abana buri abana banyu koko mubona bitazajya bibagora iryo jambo ra oye abanyarwanda bajya baca imigani yo nsanze ikomeye mitabyihorera uwo mugani wihorera sitiyanta gusa ikiriho ni kimwe nuko nshobora gutanga proposal y'ikintu bitewe n'urwego ndimo uyu munsi nshobora kuvuga gutya bitewe nuko nyine ndi mama Mignone ariko umuturage ku isonga niwe wa mbere umuturage ku isonga nyine ariko umwana harya iwanyu ngo yitwa ngo reka bari mvuga wacu ni Nyabikoni twebwe dutora 100%. Umuturage ku isonga umwana w'inyabikoni uramuhita nini cyo kumira buri munsi kugira afite imyaka 15 nanabyibagirwa uzamurenganya asubundi abana bo ni yihe nama twigire ku bana noneho biyi imyaka 15 ahubwo tuganiriza abana ni ikihe gitekerezo wamuha ni izihe ngaruka wamubwira cyane ko twabonye ko nta byiza byo kuringaniza urubyaro umwana uri muri kiriya kigero abatangiye kwiyumva ubundi kera babitaga abangavu siryo jambo risobanura uretse kubwira shawe sitiyante njye nabonye ahubwo nakora amaka nyine kubera ko twakuze iryo jambo rivuga ngo mama we ngo atangiye kuba kangavu nabyukaga mu gitondo ngakubura umwangavu umva reka nsuhuze umuntu bita inkamiye wanjye yarabyukaga mu gitondo nanjye nkamwoma inyuma n'umwe tukajya gukubura n'agakubuzo mu muharuro twebwe twari dufite umuhanda winjira iwacu ufite metero zingahe umuhanda munini hahoraga hakubuye noneho tukagenda tukajya ku muhanda mwarabibwa umuhanda munini ingwa buriya tukagenda tugakubura mu gitondo kare mu nzu mwateraga ubukuto cyangwa mwari mufite sima areka kumaze ibyo bintu oya mwari mufite agasima reka mwebwe muraba ariko nyine twarakuburaga ngatera indabo z'amaromba
urenda umuntu wakundaga gutera indabo cyane iwacu hahoraga indabo cyane ngatera indabo nkajya kuzihiga ababikira bose twabaga tuziranye nkajya mu babikira buriya mu babikira haba indabo nkajya mu babikira gukurayo indabo nkazizana nkazitera amaroma nkayatera ukwayo izitwa Margarita nkazitera ukwazo izitwa Joseph nkazitera ukwazo aho bantu ndabashuhuje bibuka ubwoko bw'izo ndabo ndabagushuhuje hari izitwa Joseph hari izitwa Immortel uzi indabo za Immortel uzi kuzitaka ukazitaka ku mweyo ibyo bintu nibyo nakoraga ku myaka iyo 15 16 imyaka utangiye kugenda ugiye kwinjira kujya muri segonderi ariko kuko babaga bavuze ako kantu ko kuba umwangavu ugahita wumva wanga umwanda n'ikitiranwa nawo ugahita wumva uwo gutegura no umwangavu nyine rero uyu munsi umwana w'uyu munsi nagaze ikintu bita umwangavu icyari cyo nawe mubwiye niyabyo ntago yamenye ibyo ari byo urumva rero iyi nama twatanga kuri aba bana sibyo aba bana twababwira ngo kuko baba bageze muri icyo gihe nyine cyo kwiyumva ko yabaye mukuru noneho wenda n'iri ijambo ryo kwitwa umwangavu ntago ari buryumve aratangira kwitwa ko wamaze kuba umujene baratangira kumubwira utundi tuzina abantu bari kumuhamagara kuri telefone kubera ko hari n'iterambere twebwe muri iyo myaka yacu 16 nta telefone zabaga zihari iki gihe rero umwana uwo nguri kuvuga aragenda akajya muri ghetto y'umusoro akamara uyu mwana afite telefone uyu mwana ashobora kuba afite na telefone mama we atazi cyangwa papa we atazi cyangwa abavandimwe be batazi uyu mwana azi gutega moto ku muhanda uyu mwana buri kimwe cyose arakizi icyo twakora twamubwira ngo wa mwana wakumviye ababyeyi ukumvira abakuru ubundi ko ari cyo cy'ingenzi sibyo uyu muntu watoye itegeko nubwo twatangiye tumera nkaho tutari kwemeranya nawe 100%, ariko hari aho ngeraho nkemeranya nawe. Uyu mubyeyi arasohoka mu gipangu cye akubitane n'umwana hariya wuriye moto ariko uvuga ngo ndaje sheri afite imyaka 15 cyangwa nafite abapangayi abona abana b'imyaka 15 binjira mu gipangu cyiwe. Noneho uyu mubyeyi usohotse uyu umuntu teori amategeko usohotse mu gipangu akumva umwana ari kwitaba ngo ndaje sheri ahita areba akavuga ati we ati uyu mwana arataha ninda atababyeyi bamuhaye imiti bamubonereje urubyaro. Sibyo? Nagera hariya bitewe n'ibyo ahuriye nabyo muri quartier nawe ntago ndi bumutera amabuye ari kubivuga bitewe n'ibyo abona. Hari ikintu nshimira iki cyo kuba baraciye abana mu tubari kindagishimira Imana rwose 100%. Ubundi hariho n'igihe aba bana wasangaga ari bo buzuye mu kabari ko ari bo bagura baba bafite amafaranga nyine akaba yakubitanye n'igipapa gifite ku biceri yarangiza agahita hamagara City Hunter nk'umujene ari kubona aturiya City Hunter we twazabana nubwo kiriya gipapa gifite ku biceri ndajya ngikuraho ibiceri ngende gusengerera City Hunter. Erezuma ko wenda babaciye mu kabari nubwo bitaracika 100%, ariko ubona nyine hanze hari ibikorwa bibi kuko weho City Hunter uratumiza za cupa cyangwa ujye kuzizanira mu kabari wa mwana umutumire muri ghetto yawe aza gusangemo. Uyu mubyeyi rero wabibonye abantu nibabyumva na mwana njya numira ngiye nikorera ka kokiteri yego uhagarariye abasore ni muhagarariye abasore twikomereze. Uyu mwana rero iyo umuntu abibonye atangira kuvuga ati Imana yanjye ndagirana kuko ibi byo birahari umuntu ugize umuntu babona nyine nawe aravuga ati amaherezo y'ibi bintu nayaye. Uyu muntu ushobora no kuba yavuze ati dutorere itegeko ashobora kuba umwana we yaramuzaniye inda ku myaka 15 nabyo birashoboka agahita yumva ko nawe abandi saruko bikamutera igikomere akavuga ati yamba nara muri ibonereje urubyaro. Bitwaye iki se umwana ko ari umugisha umwana ni umugisha ndabyemera 100% pe umwana ni umugisha. Uyu mwana hariho n'igihe aba ari we muntu kugeza kure uyu mwana hariho igihe ari we muntu guha ibyiza byinshi cyane ariko umwana w'umwana nanone hari igihe ubona bitavamo karera umwana na nyina ukabona bitavamo rwose. Inama twari tuzikomeje rero ibi rero by'ibyo bintu umwana w'umukobwa birababaje
aho ugenda mu muhanda buriya twebwe twakuze batwita amadage kandi byaradufashije. Umwana w'imyaka 16 akaba azi ibintu utazi habe na gatoya. Ibitanda byo mu mahoteli Gisenyi abizi kandi akakitinga nk'umugore ariko wo kuryama. Nta nkuru iherutse kubona cyangwa kumva y'umwana wavuye iwabo kubera ko yari akeneye amafaranga. Arangije nyine hari abantu yakoranaga nabo ahantu kereke pari nayingiye aragenda ajyayo agomba gutegereza nyine umugabo uri bumwakire muri hoteli. Ajyayo nyine aricara ba standby ategereje uko bari bumuhamagare n'ibiti byose. Wa mugabo ajya muri hoteli gezemo mu cyumba udukomandaro dukoze n'ibiti byose. Ati hanyuma ati munzanire wa muntu. Bazana umwana we. Bazanye umwana we arahita amubaza ati ese uje gukora iki hano? Ati papa wewe uri hano ukora iki? Ni muri filime ariko. Ntago ari filime, iyo ni inkuru y'ukuri. Ati papa wewe uri hano ukora iki? Mwana isati ndashaka kumenya icyakuzanya. Ati papa njyewe hano naje gushaka amafaranga kuko utampa amafaranga nkeneye. Isati uje gushaka amafaranga gute? Ati nje gushaka amafaranga hano njyewe ahanjya makorera. N'uyu munsi ngomba kubona amafaranga. Ati ahubwo bari bambwiye umuntu tugomba guhura ni wowe papa. Ati papa niki wabuze kuri mama ku buryo uza hano utanga amafaranga mu bandi bantu? Isati wa mwana we wabuze iki mu rugo gituma nawe uza gushakira amafaranga mu bandi bantu? Rubura gica bombi baratahana. Basabana imbabazi se ntiyongera gukora ibyo n'umwana asa naho acishije make. Ariko niba umwana yaracishije make reka twemere ko urwo rwego ari rw'abantu bariho. Uyu mwana urumva ari ubwa mbere yarabikoze? Si ubwa mbere. Uyu mupapa urumva ari ubwa mbere yarabikoze? Si ubwa mbere. Ariko bombi bari bahuriye ku iseti imwe. Ariko ibyo byo kurya barabiriye biga yaburitaye. Ntabyo bariye. Umugabo yahise atubwenge ko bahombyera. Umugabo yahise atubwenge. Batonganiye aho ngaho birangira cyakora biyunze bombi baratahana. Umugabo akira umwana mu modoka aramutahana. Hanyuma nta kindi cyaje kubaho nyuma yaho cyakora umugabo yaje kuzasaba umugore imbabazi. Umwana urumva nyine yise yari yamuhanuye. Nyuma ko umugabo yasabye umugore imbabazi aramubwira ati njyewe nabicitseho kuko nahuriyemo n'umwana wanjye. Umugore ati ndapfuye ndagowe ndarangiye. Ati umwana na se undi ati ngo ati bisobanura ko umwana wanjye afite n'abandi ahura nabo. Ibisaba ijoro se baba iyo biza kuba ari ninjoro umuntu yari imiryango ya hoteli ikingura amasaha 24 kuri 24. Ibibazo kuko uyu mugabo atavuga ko avuye mu kazi n'uyu mwana ubwo yavugaga wenda ko avuye gusura abashuti be. Tugenda tugana ku musoza. Ababyeyi mukora iki noneho? Mukora iki? Ababyeyi usibye ko twifashe impungenge ariko nta n'ikindi kintu tuzigera tubwira abantu usibye kuvuga ngo nidusenge duhamagara yera. Ndetse nzareka kubwira abantu ngo nimusenge kubera ko buri Imana irumva. Kandi iyo wasenze umutima uratuza. Icyo ni ikindi. Icya kabiri twegera abana bacu ku buryo bukomeye. Tubagira inshuti. Tubaganirize. Aho gutangira kubarohamo ibinini ku munota wa mbere. Icyo nicyo kibanze. Yego. Abana b'abakobwa bamwe na bamwe ariko ndamya nashidikanya nta muntu bazabihatira ngo jya muri onapo ngo kuko uri umukobwa ufite imyaka 15 hazajyayo babandi nyine bumva bafite agatima karehareha kandi nabo bafite agatima karehareha twabagiriye inama jya witondera ejo. Yego. Umuntu wese yakitondera ejo. Tubwira abantu ko Mama Mignone aganiriza abantu mu cyo bita guidance and counseling akaguhumuriza rwose ukumva uguwe neza mu mugane muri beshi azabafasha abo bana banyu bananiranye mu mugane abaganirize ibintu bizaba kiriya. Ni Mama Perezida Marene w'abamarene. Murakoze cyane City Hunter. Nomero ya telefone 0788 268 8322. Imana ibaha umugisha.